Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro n'inkuru za FreeFM TV. Uyu munsi tugiye kuganira ku kamaro ka pome mu buzima bwa buri munsi bwa muntu. Koze cyane mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe, Imana ibahe umugisha. Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro n'inkuru za FreeFM TV. Uyu munsi tugiye kuganira ku kamaro ka pome mu buzima bwa buri munsi bwa muntu. Pome ikungahaye ku butare nka potassium, vitamine K, C, ikigiramo ibyo twita amafiber, amakalori n'amakabs. Pome kandi ikize kuri polyphenols ifite akamaro kanini ku buzima bwa muntu. Pome ni nziza mu kugabanya ibiro kubera ko yifite ibyo twita amafiber ndetse ikigiramo n'amazi menshi. Inyigo yakorewe ku mbeba ibyibushye cyane bayihaye pome igabanyuka ibiro, ibinure, ibyo twita amacholesterol n'amatriglycerides. Pome ni nziza ku buzima bw'umutima, hagaragajwe ko pome igabanya ibibazo byo kurwara umutima. Impamvu imwe ituma pome iba nziza igizwe n'amasoluble fiber, iyo ariyo igufasha mu kugabanya ibinure mu mubiri. Igira kandi ibyitwa amapolyphenols biba cyane mu gishishwa. Imwe mu bwoko bwa polyphenols ni iyitwa flavonoids epicatechin, ifasha mu kugabanya umuvuduko w'amaraso. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko kurya cyane flavonoids bigabanya 20% ibyago byo kwangirika k'ubwonko, ibyo twita stroke. Pome nanone igabanya ibyago bya diabete. Inyigo yakozwe yagaragaje ko pome igabanya ibyago bya type 2 diabetes. Ubushakashatsi bwagaragaje ko kurya pome ku munsi bigabanya 28% ibyago bya type 2 diabetes ugereranyije n'umuntu utayiriye. Nubwo warya pome nkeya mu cyumweru, bifite akamaro kanini ku budahangarwa bw'umubiri. Pome kandi ifitemo ubushobozi bwo kurinda kanseri. Hagaragajwe ko abagore bakunda kurya pome bahura n'ibyago bike hafi ya nabyo byo kwicwa na kanseri. Pome kandi ifitemo ubushobozi bwo kurinda asima n'ubushobozi bwo kugabanya ikintu cyose waba wariye kitari cyiza ku buzima ariko bitandukanye n'uburozi. Ibi kandi bifasha mu kurinda kwangirika kw'ibihaha. Inyigo yakozwe yagaragaje ko hejuru y'ibihumbi 38 by'abagore barya pome bahura n'ibyago bike byo kurwara asima. Pome kandi ni nziza ku buzima bw'amagufwa, ikarinda kwangirika kw'igifu, ndavuga ibyo mu nda, biturutse ku miti igabanya uburibwe. Pome nanone ifasha mu kurinda ubwonko. Muri make, pome ni nziza ku buzima bwa muntu kuko ifite akamaro kanini mu kugabanya ibyago byo kurwara diabete, kanseri, kugabanyuka kw'ibiro no ku buzima bwiza bw'inda cyangwa se igifu. Kugira ngo ikugirire akamaro kanini ni byiza ko warya pome yose, ndavuga igihu cy'inyuma ndetse n'iby'imbere. Murakoze mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe, Imana ibahe umugisha.